ntabwo numbwe ko nzamwishyura ku itariki ebyiri. Chérie, bonjour. Bonjour, kuva ryari usigaye wivugisha? Nawe byakubaho se we ntubona ibibazo dufite muri uru rugo. Randiro ndi guhera mu gitondo amamagarana n'ubu ngubu. Dodo. Namubwiye ko nzamwishyura ku itariki ebyiri ariko ntabwo ashaka kubyumva. Ikibazo dufite natwe bititworoye no muri iyi minsi. Ku kazi banyirukanye urumva none n'aya mafaranga bari bandimo ngo bazayama ngo mukundi kwe. Isunda mubwira muki. Ashije n'ibintu byose wamamagara muri n'ubundi ugashaka amafaranga kandi nayo dufite. Ikibazo ro ni mwihorera n'ubundi nise hano ko haza ari buze hano. Reka mubwire rero subira mu rugo. Ngiye nsubire mu rugo. None surona turi bubeho gute kwa mama no kwa papa. Ubwo se nabwira ko wabaye iki? Sura urabona turi bubane gute? Je nyambo naho kane. Nisurona turi bube gute muri ubuzima budafite amafaranga? Twasizanye ko tuzabana mu bibi no mu byiza mu bikomeye n'ibyoroshye. Ushira ibintu bibi birarutana ibingi byo ni bibi cyane. Ubwo se nagiye uvuga ngo iki? Urabona turi bubigenze gute kuko nawe mbwira. Tugumbire turwane nabyo kandi nubwo mu rugo bagomba kumenya ubuzima turimo. Nyine umva mubwira impamvu nashaka gusubira mu rugo. Urabona uramutse usubiye mu rugo sibyo ukabusubiye mu rugo ho gatoya. Nanjye nazanjye nkaryama mu bajama ejo nkaryama muri kururiya nkaryama kururiya nibura ubuzima bwamara kumera neza tugasubira. Umugabo nuhagara kahangana n'ibibazo ntabwo umwanzuro ari gusubira mu rugo. Ahubwo nuguhagara tukarwana n'ikibazo tukagishakira igisubizo. Igisubizo uzaryama mu bajama kugeza rya cyanye nzajya mu rugo. Igisubizo nta mafaranga kandi nta mafaranga dufite. Nyine dushaka uburyo aboneka cyangwa dufunge sibyo. Kubyo nazagira ngo nta muntu hari. Urabyumva? Dufunge inzu. Reka tugomba kwiga kubaho nk'indyarya n'ese ubuzima turabamo gute. Ese shiri nituyifunga umunsi n'ejo tuzayifunga n'ejo undi tuyifunge. Nibura ibyejo bibara bejo reka nibura uyu munsi sibyo tumukuye. Ibyejo reka tuzatwabona amafaranga. Ntabwo turi nashoba ko ari buze hano. Ura mugabo ntabwo muzi. Aramutse ataje yakohereza madamu we ntubazi se. Noneho madamu we niwe mubi kumurusha. None sasu no kwimana. Shiri rero ntabwo mfa sinzi ikintu tugiye gukora. Nisombe reka mubwire. Hakusi we ntabwo ashaka kumva ko mushana no kuri busy nuguhamagara nana y'umuntu na seconde gutekereza. Reka mubwire. Gweno akuse kumfata nk'umujura umaze kumbona imboga mu menyo we narakubonye akusize imboga mu menyo tibeza amafaranga hano nanjye tuvugana nyine ikintu umaze kumbona nk'ikigoryi we narakubonye akuse ikigoryi gute ikigoryi gute uri umuntu w'umugabo nyine umva mubwire rona amafaranga afite mu nasibyo akamafaranga ntago ubimbwira Dave reka ntago wabimbwira ngewe uri amafaranga ufite kandi mfite n'amakuru ko bakwirukanye ku kazi noneho urayamba ndatwara intebe cyangwa televiziyo nese utwara intebe gute kandi nkubwira ko ndi ngiye kukwishyura ngaho nyishyura rero nyine umva mubwire umva ngiye nakoze kirakahanisho ubwo banyirukanye mu kazi ariko none ndimo ndashakisha umuntu w'umugabo sibyo ngero aho nakoze kiraka bari bumembe uyu munsi nkushyira amafaranga yawe yakoze ibyo ntago byo wambye ejo bundi akuse ntago byo tubiremo nza kukwishyura cyagiye bwa mbere nyine umva mubwire reka hari abagabo ntihapfa abantu gusa we ntabwo wabura amafaranga ushaka stories zitandukanye nizo mbwira nyine umva mubwire ihangane ejo umunsi w'ejo nurenga sibyo nurenga nkarwa amafaranga yawe uzaza unyirukana mu nzu yawe sibyo ihangana ko se iyi nzu use ngiye ari nge nyiri inzu ntabwo nakureka ukayibamo mfite agatekerezo hano nyumve neza turumvikana karibu tumese nibura yewe nimeze kunyishyura yes nimushaka inzu yanjye guma mufite agatekerezo uranyumva cyangwa ntabwo nyumva nese nakwanga kumva gute kandi nanjye nta mafaranga mfite urabona rero barakwirukanye kandi nta hantu na hamwe ndabizi neza ko nta hantu hamwe uteganya kubona amafaranga amafaranga azaboneka ese ubundi se azaboneka gute nukora n'umugore we nakora uzayabona gute nise simba ndimo ndashakisha akazi buri munsi ejo bazahamagara buriya hari kimwe nitegereza umugore mwiza umugore wanjye bikureba hiki
Dave tuza maze nkubwire. ese ntabwo ufite umugore wawe Nyine banza unyumve. Hari ikintu ushaka gukorera ku buryo iyi nzu yanjye ishobora kubimo amezi 2 utanyishyura. Yes, amadeni dufite yose akarangira. tugatera forfe nyine amadeni Ebana yose for kabisa. Sizo ukuntu byumva. Umara mu mbwira tu urabona gute umayitura. turane na bene wanyu situngo ako nta mugore ufite wowe Asubwo bayiki. ese we nta mugore ufite wowe nta mugore wawe ufite Asubwo bitura ibintu birenze ku buryo nyine wahita utangira kwisaza gutyo. ngo umugore wanjye kubera ideni ngo Sinuri mu nzu yanjye mu mutwe wawe uri mu nzu yanjye se. gusika abantu wagira ngo nta bwenge mugira nese inzu yawe ntabwo nyikwishyura ntabwo nkwishyura buri kwezi uretse iminsi narengejeho ingahe Ariko nyine ndumva ari ibintu byoroshye ku buryo twari tunabirangiza none. gusika wasaze ubufaranga nkurimo bungahe nibwo bwatuma ubashaka kunyubakira umugore Dave reka amahane, Dave kamubyiza ukuri. Urumva? Wowe nta mahirwe ugiriwe. Uzi ko ngera ndi gutonye umugore wawe. Uzi abantu bashirwa bashitira abagore narabihoreye. ngo amahirwe wowe wakubwira ngo umugore wawe kubera ubufaranga urimo uranasuzugura njyewe Nawe ubaka inzu numara kubaka inzu nzenye kodeshe urekura umugore wanjye. ubu wubatse inzu kugira ngo ujye wirirwa usambanya abagore b'abandi se Ndamutekurada nutamumura yivamo. Cyangwa ubwenyine bamagare madamu. ahubwo mva nkubwire va hano ugende Sawa. Ngiye kubwira madamu aze nta bintu muvugana. Ahita basura mu nzu ngenda barambiwe. Reka ngende mubwire sha. Ndebe noneho nimba uwo mugore uzamuri. navi Ibite? nyine ngwino sungura urabona nini madamu ikibazo madamu nawe ntabwo ari bubyemere Madamu ntabwo yabyanga. Mu madamu byika irandi rote kandi umubwire ko ndabameza bihe. Reka madamu afite n'ukuntu ndeba burangiye najyaga mbibona. Ntugire ngo ni ibintu biri aho ngaho. Buriya madamu afite ukuntu ndeba. bivuze ngo ubwo busambanyi bwawe umaze iminsi ubutekereza Ndabutekereza ko sindabushyira mu bikorwa. ni kurani nyine umaze igihe utekereza Ni ibintu nize umushinga ukiza kunsaba inzu. Buriya nayiguhaye inzu kubera madamu wawe. Ntugire ngo ni wowe. Umunsi mubukije ukuri rwose. Kandi anzura vuba vuba uri gutinda. wasinga agenda ugaruke saa sita ngiye Oya Dave. Oya, Oya ntabwo numva. Dave umbwire nimba umanuna. Usungu ukuntu umeze uri none se urakeka madamu wanjye ari ihene ku buryo mubwira ngo genda hariya ugahita ugenda ukurira njye ngiye kugenda mu konveke urumva mubwire ko tugiye kandi ikindi turamubamo hano umwaka ubibwire na madamu wawe nta kibazo tugire vuba vuba nyine. Injira unye ukuntu bigenda vuba vuba nyine mu konveke. Uti gutenze ibintu. sungu nabyanga Ihute bana byanda se gutirwa umugore afite irari. bose Sha. Ni ibintu nabonye ngiye akiza kunsaba inzu. Genda abantu muhamagara ku ninzu. turanyukiza tuzamuririmbira twese agatekerezo mubwire gatoya mvuye kuganira na landlord hari ikintu twumvikanye kirimo landlord hari arankomangiye urumva ako nyine tubashije kumvikana arambwiye ngo nyine ngo wamwaranja bigatuma bako twirukana mu nzu mwaranje nawe urabyumva nanjye reka buriya birangoye kubyemera nk'umugabo ariko urabona ko nta yindi nyine ibintu mwaranje gute ntabwo ndi kumva isobanura neza nyine arambwiye aranambwiye ngo yarasanzwe n'ubundi ngo agufitiye irari urumva ibyo mu byo byatuma nizere ko ibintu ndi gutekereza atari byo uri kumbwira nibyo ndi kukubwira nese uwo amfitiye irari kumwaranja hanyuma bikagenda ute arambwiye ngo harukuru ngo mwagenda hariya mu cyumba kamuha urumva utasaze wowe utataye ubwoba
uragira ngo tubigenze gute koko Ugire n'ijyamarene na vi kugira ngo tugume mu nzu. nese sheri uragira ngo tubikore gute kundi ko amafaranga twayabuze None si gusubanze wanasaze. nukuri nasaze pe ntago ubeshye nasaze urukuzi kubona umuntu w'umugabo yabuze amafaranga yishyura inzu ari kumwe n'umugore Kureba umugabo ndi hejuru undi mugabo utari wowe. Jewe uzabaze ntabwo nagucinya. iminota 3 bakaduha meza Iminota itateri yose ntabwo bindeba. Dave udatuma nkubaho kanakubwira nabi. nese uragira ngo Naduhereza igihe gitoya dushaka ayo mafaranga. nta gihe yaduha arambwiye ngo duhaye isaha imwe yonyine isaha imwe irenga ahamagara madamu we kandi madamu uramuzi ko ari shitani ntumuzi sheri yangamirega ni uriya nta nubwo ari burenze amasegonda 3 namubonye sibyo amasegonda 3 bahita baduha inzu tuba mu mwaka wose nibura nyuma w'uwo mwaka tuza twabonye amafaranga yo kuyikodesha sibyo sheri Eka baby umva mubwiye ufite itungo riramugoboka sibyo None ungende ungize itungo. Urukungurisha muri make wakize ku isoko. nyine hangane mbivuze nabi Nabaye igicuruzwa. sheri nyine mbivuze nabi ariko urabona ko nta yindi mpamvu yonyine yatuma tuguma muri iyi nzu sibyo sheri basi reka mbifate ko wemeye sibyo reka mubwire ko ugiye kuza Imana yemeye tuboko. nyine Imana irimo irabireba nyine yadutereranye nese tubikore gute reka natwe twirwanire ese ko itagiye kumanuka mu ijuru ngo iduhe inzu sheri kuva ucecetse none urabyemeye sibyo reka njye namubwire ko ari yitunganye nyine sibyo ndaje sheri biraza kumera neza iminota 3 yonyine nako ni amasegonda uriya ntabwo arenze amasegonda ndaje ndashaka kugenda Sumana basi negirana turimo. Kuryo tugeraho. Yabona undi mugabo kugira ngo tubone aho tuba. Sinari ibyanga biragenda gute. Baradusohora mu nzu nta dufite aho kujya nta mibereho. Mana ibintu byo gukora ubyihanganiye ko nta yandi mahitamo mfite. seko atize cyane sinindi ki wowe urumva ari ibintu nari kugenda namubwira gutyo gusa nabanje kumukomveka arabyemeye nari mbizeye ko ngomba kubyemera ahubwo gukira vuba vuba atayari ariko mva mubwire ni iminota 3 uyirenze ubwo bita biba imyaka 3 ahubwo se ndetse ndagezamo njyewe nushaka iminota 2 usanga ugenda neza wicyo cyuma naragamo urinjira hano uramubona gusa ibyo byenda bijyanye hehe cyane hehe byenda mu cyumba cyanjye vana ibyo byenda humura rwose byende wabo gusa urenze iminota 3 bita biba mu myaka humura ndetse ni ikibazo umupira se ikibazo genda ndaje humura mu nguni Si kuri kunyegera. hari ikibazo ufite se twabiri mwabyumvikanyeho N'isundi reka. aya ngwino hano Waretse tukabirika ukaduhereza basi iminsi 2 ko twaba twabonye amafaranga. oya iminsi 2 ni nyinshi njye ndashaka kuba imyaka 2 kuna guhaye iminota 3 naguhaye amasaha 3 Isi ubu ngubu iminota iterangiye hasi iminota 2 niyo imaze gushira genda nyine usanga ndangije urarenza undi munota umwe ibirati b'imyaka 5 sawa Sheri muri wamubwiye birakandika nyaha. gira vuba vuba ngiye kubaha imyaka 2 y'ubuntu bagira ngo nahise nayo imikino ariko ufite irari wagakobwa we uriya mutipe yagize imana arakuma kabisa Yesu we.
witonde gato. Nitonde gato ariko mu Uraza winjira mu nzu gutyo uko wiboneye. ninjira nyise mu rugo rwanjye hano. Ese singukodesha. Nishyura rero. Nyine itonde n'amafaranga ndayabona nimugoroba. Ntabwo nshaka nimugoroba ndashaka amafaranga yanjye nona. Nibwo umugabo we nawe avuye hano namubwiye. Bagusiburetse gatoya. Umva mubwire. Urangije amafaranga yanjye cyane. Nyine navuganye n'umugabo wawe urumva. Umugabo wanjye yageze hano. Nyine yakomeje kwambuka arambwira ngo ninkubona nako ngo amafaranga turayaguha nimugoroba. Je ntabwo nyashaka nimugoroba ndashaka neza kandi. Ese ugira ngo nyabyare ko ntayo. None je biradeba. Zano nahe amara maso zabaze. Ako se Umva Ipandaro si umugabo wawe? Ipandaro si umugabo wawe? Umugabo wanjye mwamwishe mukuramo n'imyenda? Ntago ari iyi. Iyi pandaro ndabizi neza niyo umugabo wanjye. Umugabo wanjye ari hehe?